Imana yarambwiye ngo ntangarize abantu muri rusange ko nta mahoro ahari, nta mahoro ahari. Irambwira ngo ubabwire ngo ijuru ryarambwiye ngo mbwire abantu bose muri rusange ku isi yose nta mahoro ahari, kubera ko abantu banze kumvira umurongo w'Imana, biringira ibyo batunze, biringira imbaraga zabo, kuko rero abantu bataye umurongo wo kwiringira Imana. Imana yarambwiye ngo nayo yarekuye imbaraga zayo zirekurira ku bantu bayubaha n'abantu bari maso, ngo ariko abandi badashaka kuyumvira nta mahoro ahari. Hanyuma indi message ya gatatu ishamikanye niyo ngiyo, nabwiwe ko hari abantu bamaze igihe batakira Imana, babwira Imana ngo udukize indwara zananiye abaganga, zananiye imiti itandukanye. Ariko kandi Imana irambwira ngo umwanzi yari yarahagurukije ibitero kugira ngo abo bantu bivovote, bavuge ngo ese iyi Mana dusenga itadukiza zino ndwara ni Imana nyabaki. Hanyuma numva ijwi rivugana nanjye, ijwi rirambwira ngo hari imbaraga Satani yari yarahagurukije kugira ngo abera bananirwe be kwiringira Imana ku bw'izo ndwara, kubera ko Satani ni ikintu yakereye kugira ngo abera b'Imana bacike intege mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma nabonaga uwo mugambi Satani yari yarawugezeho, wari uri kwivovota, aho wari uri kwivovotera aho ariho hose indwara yego yarabuze, ariko Imana mu gipimo cyayo yamaze kubasuzuma. Yambwiye ngo mbabwire ngo igihe dusohoyemo ni igihe gikomeye, ni igihe kigoranye, ni igihe cy'ubugoryi, ni igihe gicuramye ku bantu batiringira Imana, kandi ni igihe cy'akabwibwi. Kuko message ya kane nahawe, nagiye kubona mbona nabonye social media ijuru rirambwira ngo itegereze urebe. Mbona marayika w'Imana afashe imyeyo ibiri, uyu mweyo ukubura urimo ikirindi, nundi ukubura uyu ababyeyi bakubuza bunamye. Mbona ni imyeyo ibiri, mbona marayika umwe awufashe mu kuboko kumwe nundi awufashe mu kundi. Hanyuma mbona akubuje wa wundi w'igiti arakubura. Hanyuma mbona ya myanda akubuye irokongera igahuwa n'umuyaga ikagaruka aho yari ari gukubura. Imana irambwira ngo yarakubuye kuri izi mbuga, ariko imyanda irongera irasimbuka iragaruka. Hanyuma ngiye kubona mbona ya myeyo yose arayifashe ayikuburishije icyarimwe. Ngiye kubona mbona agarutse afite umukoropesho ndetse n'amazi mu ndobo. Hanyuma atangira gusuka amazi, atangira gukoropa. Imana ivugana nanjye mu ijwi rirenga cyane ry'umubabaro. Irambwira ngo genda ubwira abantu ngo narakubuye, ibyo nkubuye biragaruka kuko bidashaka kugenda, kandi bigaruka bimwe bidashaka, iyo myanda idashaka kugenda. Ngo ariko ubu tuvugana tangaza ko ngiye gushyiraho umukoropesho, ngiye gukoropa. Uzabeshya n'abantu batandukanye, ubeshye n'abandi batazi imvugo y'Imana, ariko ibiri mu mitima yanyu murabizi namwe ko ari imyanda gusa. Uyu ni umuburo ukomeye wa nyuma. Imana irabaziye, kandi baziye itari bushiremo inyoroshyo na nkeya. Reka mbabwire, gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko mumeze neza. Mu bisanzwe muri kumwe nanje Mana Kiza Edouard, abari mu Rwanda turose tubabwira ngo Imana ibahe umugisha muri inshuti za kadasohoka, abari mu Burundi amahoro turabakunda muri inshuti za gusenga everyday. Abari muri Afrika mwese mumva ikirundi n'ikinyarwanda, tubifurije umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Abari mu Burayi shalom, abari muri Aziya shalom, abari muri Amerika shalom, abari muri Australia shalom. Mwese turabakiriye kuri gusenga every, tubabwira ngo turabakunda. Imana ibagire neza, Imana ibagure ibyo mwerekeje amaboko byose, Imana ibahire, kandi Imana isohoze amasezerano kandi tubifurije kuzagira iherezo ryiza. Kuko mubibona kuri kamera ya gusenga every, turi kumwe na Apostle. Uraho neza gusenga everyday. Amakuru y'imisi? Imana ishimwe cyane, turashima Imana tumeze neza. Imisi mishi kabisa. Hari haciye igihe kinini, ariko
twari turi mu bihe byiza byo gusenga Imana, ntabwo twataye Imana, turi kumwe n'Imana. Turanezerewe ko mwongeye kuduhamagara kuri gusenga everyday. Yego, Imana igumugisha cyane ko witabira ubutumire bwa gusenga everyday. Watangiye unasenga Imana. Reka dusenge. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu, uri Imana nziza, uri Imana ikomeye. Bana natwe muri iki kiganiro, bana natwe muri ubu butumwa tugiye gutambutsa. Imbaraga z'Umwuka Wera zibe kuri twe, kandi igicaniro cyawe cyake ku muntu uwo ari we wese. Turasenze twirukana imyuka yose irwanya ubwami bw'Imana, imbaraga zose zirwanya ijambo ryawe turazinanije mu izina rya Yesu. Reka imbaraga z'Umwuka Wera zibane natwe muri iki kiganiro, kandi ukubaho kw'Imana kube ku muntu wese. Turasenze kugira ngo ubutumwa buzagere ku isi yose buherekejwe n'imbaraga z'Imana. Tubisabye twizeye kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Mukozi w'Imana, ese ubutumwa uzaniye abantu batuye isi n'ubuhe uyu munsi? Reka tubanze dushimire Imana ko yemeye ko twongera kugaruka, hanyuma yadukinguriye n'amarembo yo kugira ngo tuvuge imbaraga z'Imana, tuvuge n'ikimana imaze iminsi ishyize ku mitima yacu. Icyambere turagira ngo tubwire itorero rya Kristo ribe maso, kubera ko umwanzi yarasabirije kugira ngo abantu bave mu murongo w'Imana, hanyuma binjire mu myuka iyobya. Hanyuma nabonye harahagurutse ingabo nyinshi zo kurwanya abitorero no kurwanya abera. Ariko kandi ndabwirwa ngo abitorero mube maso, murusheho gusenga, kuko hariho abadayimoni benshi cyane bazamutse ngo barwanye ubwami bw'Imana, ngo barwanye itorero rya Kristo. Imyuka irangaza abantu ikoreye mu mbaraga za Satani ndetse n'abadayimoni. Ariko ijuru rirambwira ngo ntangariza abantu ko rimanuye ubwira bukomeye, aho Imana igiye kujya iganira na buri muntu wese ku giti cye, hanyuma ikamuyobora inzira agomba kunyuramo, ibyo agomba kumva n'ibyo atagomba kumva. Icya kabiri, benshi baratangaza amahoro ku isi yose, bakavuga ngo ni amahoro, ariko Imana yarambwiye ngo ntangarize abantu muri rusange ko nta mahoro ahari. Nta mahoro ahari, irambwira ngo ubabwire ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni ku Uwiteka avuga. Hanyuma benshi bari gutangaza ibijyanye n'amarari yabo, abandi bari gutangaza ibijyanye n'uko bafite ubwoba butandukanye mu mitima yabo. Ariko ijuru ryarambwiye ngo mbwire abantu bose muri rusange ku isi yose nta mahoro ahari, kubera ko abantu banze kumvira umurongo w'Imana, biringira ibyo batunze, biringira imbaraga zabo, biringira amagare n'amafarashi yabo. Ariko abantu bakwiriye kwiringira Uwiteka, kubera ko Uwiteka niwe byiringiro. Kuko rero abantu bataye umurongo wo kwiringira Imana, Imana yarambwiye ngo nayo yarekuye imbaraga zayo zirekurira ku bantu bayubaha n'abantu bari maso, ngo ariko abandi badashaka kuyumvira nta mahoro ahari. Umuntu wese utari kujya mu murongo Imana ishaka agiye guhura n'ibintu bitandukanye, kandi Imana yarambwiye ngo isuye umuntu buri wese ku giti cye, buri wese mu murongo wayo, buri wese mu murongo ishaka kumushyiramo iramusura ku giti cye. Hanyuma indi message ya gatatu ishamikanye n'iyo ngiyo, nabwiwe ko hari abantu bamaze igihe batakira Imana, babwira Imana ngo udukize indwara zananiye abaganga, zananiye imiti itandukanye. Ariko kandi Imana irambwira ngo umwanzi yari yarahagurukije ibitero kugira ngo abo bantu bivovote, bavuge ngo ese iyi Mana dusenga itadukiza zino ndwara ni Imana nyabaki. Abantu bacika intege, bave mu murongo w'Imana, bareke kwiringira Imana. Ariko Imana irambwira ngo imanuwe no gukiza indwara, kandi nta muntu irakoresha iyo igiye kujya yiterera umuntu urushinge. Nagiye kubona mbona marayika ukomeye cyane, mbona yinjiye ahantu, yinjiyemo mbona akoze
yinjiye muri kontwari, hanyuma mbona ari gufata inshinge, mbona ari gufata ibinini. Ndabaza ngo ni ibiki? Ijuru rirambwira ngo mu ijuru dufite farumasi abisi batazi, dufite ibitaro n'inshinge n'ibinini abisi batazi. Hanyuma nkabona uwo mumarayika azanye ibinini akajya atamika umuntu urwaye ariko wiringiye Imana, umuntu urwaye ariko wiringiye imbaraga z'Imana, wari umaze igihe kinini urwaye indwara y'amayoberane. Hari n'izo bapimye abaganga babura ibisubizo, baravuga ngo genda nta ndwara urwaye, kandi muri wowe uri kubabazwa cyane, urimo urababazwa cyane. Mbona rero uwo mumarayika ari kugenda atamika buri muntu wese ikinini, hanyuma agatera n'urushinge. Hanyuma ndabwirwa ngo abantu bakire gukira indwara zari zarananiranye. Hanyuma numva ijwi rivugana nanjye, ijwi rirambwira ngo hari imbaraga Satani yari yarahagurukije kugira ngo abera bananirwe be kwiringira Imana ku bw'izo ndwara, kubera ko Satani ni ikintu yakereye kugira ngo abera b'Imana bacike intege mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma nabonaga uwo mugambi Satani yari yarawugezeho, wari uri kwivovota, aho wari uri kwivovotera aho ariho hose. Indwara yego yarabuze, ariko Imana mu gipimo cyayo yamaze kubasuzuma, yambwiye ngo mbabwire ngo nimwakire guhagurutswa nayo, nimwakire gukizwa nayo. Hanyuma bene data, igihe dusohoyemo ni igihe gikomeye, ni igihe kigoranye, ni igihe cy'ubugoryi, ni igihe gicuramye ku bantu batiringira Imana, kandi ni igihe cy'akabwibwi. Kuko message ya kane nahawe, nagiye kubona mbona ijuru, mbona igihu kibuditse cyane, mbona igihu kibuditse mu kirere. Hanyuma numva ijwi rivugana nanjye ngo utangarize abitorero ko bwije, burije, kandi ubwo bwije buri muntu wese ngo ahawe itoroshi imumurikira muri uyu mwijima, muri aka kabwibwi kari imbere yacu twamaze gukandagiramo. Bene data bakundwa muri Kristo Yesu, bera b'Imana, batoni kuwiteka, ni mube maso kuko igihe kiri bugufi, uzaza ntabwo azatinda. Hanyuma ikindi nabonye social media, mbona ijambo social media. Ndabaza ngo ese bimeze bite? Ijuru rivugana nani? Ijuru rirambwira ngo itegereze urebe. Mbona marayika w'Imana afashe imyeyo ibiri, uyu mweyo ukubura urimo ikirindi, n'undi ukubura uyu ababyeyi bakubuza bunamye. Mbona ni imyeyo ibiri, mbona marayika umwe awufashe mu kuboko kumwe, n'undi awufashe mu kundi. Hanyuma mbona akubuje wa wundi w'igiti arakubura. Hanyuma mbona ya myanda akubuye irokongera igahuwa n'umuyaga ikagaruka aho yari ari gukubura. Hanyuma ndabaza ngo bimeze bite? Numva ijwi rivugana nanjye, Imana irambwira ngo yarakubuye kuri izi mbuga, ariko imyanda irongera irasimbuka iragaruka. Hari yigaruye, hari yagaruwe n'umuyaga, hari niyagarutse kuko idashaka kugenda. Hanyuma ngiye kubona mbona yamyeyo yose arayifashe ayikuburishije icyarimwe. Amaze gukubura mbona harakeye, hanyuma amaze kugenda mbona imyanda nanone irongeye iragarutse. Hanyuma numva ijwi rimbwira ngo itegereze urebe. Ngiye kubona mbona agarutse afite umukoropesho ndetse n'amazi mu ndobo. Hanyuma atangira gusuka amazi, atangira gukoropa. Imana ivugana nanjye mu ijwi rirenga cyane ry'umubabaro. Irambwira ngo genda ubwire abantu ngo narakubuye, ibyo nkubuye biragaruka kuko bidashaka kugenda, kandi bigaruka bimwe bidashaka, iyo myanda idashaka kugenda. Ngo ariko ubu tuvugana tangaza ko ngiye gushyiraho umukoropesho, ngiye gukoropa. Hanyuma nimara gukoropa abantu bazamenya ko nakoropye. Rero bene data, ndagira ngo mbabwire ko mukwiriye gucunga izamu ryanyu, kuko ni igihe Imana igiye kwiyerekana mu buryo bukomeye cyane, igakoropa imyanda,
kandi nikoropa ntawe itabwiye, nta kitatangaje, nta kitakoze, kuko imaze igihe ishira ku karubanda. Hari n'abidefanda bavuga ngo urumva ngo ibi ngo twagize gutya ngo kugira ngo bigire gutya, ariko no, ibiri mu mutima wawe Imana irabizi. Uzabeshya isi, uzabeshya abantu, uzabeshya abera, uzabeshya n'abantu batandukanye, ubeshye n'abandi batazi imvugo y'Imana, ariko ibiri mu mitima yanyu murabizi namwe ko ari imyanda gusa. Ariko kandi ubwo Imana yabahamagaye, mwakwinira mukibaza, mukisuzuma, mwatekereza ahantu Imana yabakuye, mukareka kwangiza izina ry'Uwiteka, mukareka kwangiza isura y'Ubumana, mukareka kwangiza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, mukareka kwangiza iyabagaburiye, mukareka gusenya ibyabambitse, mukareka gusenya ibyatumye amasura yanyu aba mazima. Bene data bakundwa muri Kristo Yesu, uyu ni umuburo ukomeye wa nyuma. Ndabizi neza hari bamwe mwidefanda, ndabizi neza hari abandi mujudginga ubuhanuzi n'ubutumwa Imana itanga, ariko kandi hari igisata cy'abantu bakorera Imana ariko babeshya Imana, banabeshya abantu. Abo rero Imana irabaziye, kandi baziye itari bushiremo inyoroshyo na nkeya. Reka mbabwire, Imana yavuganye nanjye irambwira ngo dore yagiye ifata umwe umwe ikamuhana kugira ngo abandi barebereho, ngo ariko mwanga kumva, ngo none rero igiye gukukumba, itavuze ngo uyu oya, igiye gukukumbira icyarimwe, kandi buri muntu wese iramusura ku giti cye. Ntabwo nzi kiraguteza, ariko mugiye guhinda umushyitsi, kuko iyo mukorera muyikorera mutayizi, kandi muyikorera mutazi imbaraga ifite. Mwarayitiranije, mwabonye itinze mu bisubizo, mwiremera icocero, mwiremera ibisubizo byanyu, ariko kandi Imana ije mu isaka ryayo. Forode iyo ari yo yose mu bintu by'Ubumana, forode iyo ari yo yose mu biyita abanyamwuka ndetse n'abanyamwuka, ntabwo muraza kongera kuyitambukana. Hanyuma hari ubundi butumwa nahawe ku bantu bakurikira social media, imbuga nkoranyambaga. Hari igisata cy'abantu badakijijwe, hari igisata cy'abantu bakijijwe, hari n'igisata cy'abantu bavangavanga, bakijijwe ariko bakijijwe nabi, bagwa mu mitego ya Satani buri munsi. Imana yarambwiye ngo mwese muri rusange ngo ni mujonjora ibyo mwumva, kuko nabonye amadayimoni ari kugenda yinjira mu bantu, umuntu aho kugira ngo yumve ibifite umumaro akajya kumva ibidafite umumaro. Imana irambwira ngo utangarize ibyo bisata byose ngo nibabe maso, bajonjora ibyo bumva n'ibyo batumva, kuko Satani yahagurukije umwuka wo kuyobya n'intore nimba bishoboka. Hanyuma irambwira ngo kandi abaguye mwongere mubyuke, kuko ubugingo ntabwo wabuvanze na runaka, ntabwo wabuvanze na runaka, uzajya mu ijuru nkawe. Ntabwo uzavuga ngo runaka yakoze ibi ngo ndeka urugendo rujya mu ijuru ngo kubera ko runaka yakoze ibi ngibi. Rero bakundwa bene data muri Kristo Yesu, ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, nimwegere Uwiteka, nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri bugufi, kuko igihe kiri bugufi uzaza ntabwo azatinda. Uko turangara niko umwanzi ari kugenda yiba abantu benshi, uko turangara niko umwanzi ari kugenda anyaga iminyago ye. None rero icyo twahamagariwe ni ukwamamaza ishimwe ry'Iyaduhamagaye, ni ukuvuga imbaraga z'Imana, ni ukuvuga gukomera kw'Imana, ni ukwamamaza imbaraga z'umusaraba, ni ukunesha Satani, kandi kuko turi kumwe na Kristo Yesu, niwe mugabo mukuru uturwanirira kandi n'intwari mu ntambara. Bene data rero, ikindi ndi kubona nicaye ahangaha nuko abantu muzakurikira iki kiganiro murwaye amaso, bamwe na bamwe Imana ibashyizemo umuti mu maso, dore ibakirije amaso, kuko hari ibihu byari biri mu maso yanyu. Heri ote azene bonestance, hari imbaraga zari zarabatatse, bamwe mwari mugiye kuba impumyi, abandi mwari mugiye kujya mubona ibicezi mu maso yanyu,
ni ukubona nk'igihu aho ujya ntuhabone. Imana ndabona ibasutsemo umuti mu maso. Nimwakire gukizwa n'Imana, nimwakire kubohorwa n'Imana, nimwakire imbaraga z'Imana, nimwakire ububasha bubohora, nimwakire kuzamurwa n'Imana mu kirere abadayimoni batabasha kubabonamo. Hanyuma rero ikindi ndi kumva kano kanya nuko ndi kubona marayika w'Imana arimo aramanyagura umugati. Ndabona ari guhereza abantu benshi ku isi yose batandukanye. Nimwakire umutsima utera imbaraga. Birasobanuye ngo hari ingobezi Imana itanze mubera, hari imbaraga zica Imana yongeye kuzuza mubera. Mugiye kongera kumva ubuntu bw'Imana muri mwebwe, ugiye kongera kumva imbaraga zikomeye muri wowe, ugiye kongera kumva ubudahangarwa mu Mana, ugiye kongera kumva presence y'Imana mu buzima bwawe. Hari favor Imana ikuzaniye kandi hari ubundi butsinzi Imana ikuzaniye. Hanyuma abantu muri kujya mu bapfumu, deto anos dide elastifo, abantu muri kujya mu bapfumu hari imbaraga bari kubinjizamo kandi kugira ngo zibasohokemo bizabagora cyane. Ndabona hari abantu bananiwe bavuze ngo nituzongera kumva ibi bintu by'Imana, ngo ahubwo dufashe umwanzuro ngo wo kujya mu miti y'abadayimoni n'abapfumu. Ndagira ngo batangarize iritangazo, ntuzaruhanye n'umwuka w'Imana. Ndakuburiye hakiri kare, garukira aho ngaho. Ndabona abantu benshi bamaze kuyoboka iyo myuka, abandi bamaze kwicarana n'iyo myuka, kandi mwavangavanze ubutumwa bwiza mwakiriye mu buvanga n'imbaraga n'imiti babahaye n'imitongero babatongereye. Umva uko Imana iri kuvuga, Imana irimo iravugana nawe ngo garukira aho ngaho ucyumva iri jwi. Niba wari ugiye aho ngaho ni ubwiyahuzi wari ugiye gukora, reka kwiyahura muri iyo miti, kuko kugira ngo uyisohokemo bizakubana ibibazo. Wabuze urubyaro, Imana itanga urubyaro. Urwaye kanseri, Imana ikiza kanseri. Urwaye diyabete, Imana ikiza diyabete. Urwaye sida, Imana ikiza sida. Wabuze umugabo, Imana itanga abagabo. Wabuze ibyiringiro, Imana itanga ibyiringiro. Wabuze amahoro, Imana itanga amahoro. Izere Yesu, izere Kristo, izere umwana w'intama w'Imana, izere uwapfuye akazuka, izere umukiza, izere umurengezi wacu, izere umutabazi wawe. Ni umujyanama, nifura mu bazutse, humura arakiza. Numutakira wizeye ukiringira imbaraga ze, ukareka kwiringira indi myuka, nukuri uzaba umutsinzi kandi uzabohorwa, uzahabwa imbaraga, uzahabwa umwuka wera, kandi Imana izakuyobora mu nzira ikomeye nziza, utazongera kunyeganyezwa n'imbaraga izo arizo zose. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ko Imana hari ibyo iri gukora, iri mu kazi kayo. Ntugire ngo Imana irasinzira, ntugire ngo Imana ijya yicara ikipfumbata igatuza. Oya, Imana ibereye maso abayitegereje, kandi mu bayiringiye nta numwe uzakorwa n'isoni. Iyo tuvuga isoni, ntabwo tuvuga ko utazahura n'ibibazo, uzahura nabyo, ariko nuca mu mazi ntabwo azagutembana, nuca mu muriro ntabwo uzashya. Imana rero nubwo butumwa yari yamaye ngo ntambutse kubera b'Imana, hanyuma Imana irabakunda, ntishaka ko hari n'umwe warimbuka wazimira. Ntimurangazwe n'ibiriho, ntimurangazwe n'ibirabagirana, ntimurangazwe n'impuha, ntimurangazwe n'ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo mube maso kuko igihe kiri bugufi. Hariho abakorera Imana by'ukuri, ariko kandi hariho n'abavangavanga. Ibyo mubyihorere, mubirekere Imana, kuko yambwiye ngo igiye kujya mu kazi kayo. Rero Imana ibane namwe, kandi Imana ibakomereze amaboko mu izina rya Yesu. Urakoze mukozi w'Imana. Imana iguha umugisha ko wemereye umwuka wera, ko wemereye Imana ikagutuma ukayemerera. Imana iguha umugisha. Ariko hari umuntu ashobora kuba kurenya ikiganiro akaba yifuza ko mwazasengana cyangwa yakugisha inama, watambutsa nimero ye. Reka dutange nimero ya telefone, ni kuri 078 02 89 885 078 02 89 885. Hamagara dusenga Imana, hamagara tubaze Imana icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Wijya muri iyo miti, wijya kwizera iby'abapfumu. Yesu dufite arakora ku manywa na nijoro.
Imana ibaha umugisha. urakoze, reka tugushimire. Reka dushimire umuntu yabanye natwe muri kiganiro. Reka dushimire umuntu ugiye gufata kino kiganiro akazagisharinga nawe tumbire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu yakanze subscribe, nawe ushobora kuba ari ubwa mbere ugeze kuri gusenga everyday, ushobora kuba ari ubwa mbere ugeze kuri gusenga tugusaba ukanda subscribe cyangwa gukora sabone. Ushobora kuba ari ubwa mbere ugeze kuri gusenga everyday tugusaba ukanda subscribe cyangwa gukora sabone kugira ngo uzazobone ibiganiro byacu bitakugoye. Imana iguhe umugisha. Ikiganiro naho utaha. Shalom shalom. Shalom. Reka dusengera abantu b'Imana. Mana urakoze kubana natwe muri iki kiganiro, komeza kubana n'umuntu wese uzadukurikira, tubisabye twize kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.